Ndabashuhuje mwese bene data kandi mbaha ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold Channel. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritwubaka ntujye kure, ijambo riduha ubugingo, ijambo ry'ubugingo, ijambo rituzura rikatuzurira n'ibyacu. Hari byinshi bishobora kuba byarapfuye muri wowe cyangwa se mu byawe n'umuryango wawe, simbizi, ariko icyo ari cyo cyose ubona nk'icyapfuye uyu munsi kirazuka, uyu munsi kirahabwa ubugingo niwizera. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28, turasoma imirongo mike cyane. Imana itugirire neza kandi nzi neza ko umwuka wera ari kumwe natwe, ari we ugiye kutwigisha. Turasoma aya magambo mu rurimi rw'icyongereza, mu mbabarire ntabwo ntinda, ndihuta, ntabwo bikomeye cyane, turihuta. Haravuga ngo after the Sabbath at dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Ahangaha bishaka kuvuga ko hari ku isabato, nyuma y'isabato, ari mu gicuku cya kare, ku munsi wa mbere w'icyumweru, abadamu babiri, Mariya Magdalene n'undi Mariya, bose bagiye kumva ya Yesu. Bagiye kumva ya Yesu kuko bari barabigize akamenyero. Bajya kumva ya Yesu kuko n'ubundi aba badamu bakundaga Yesu cyane, bari inshuti za Yesu. Muri iki gihe Yesu yaramaze kwicwa, gupfira ku musaraba, gupfira ibyaha byacu, urupfu rubi, baramushyinguye, baramuhambye. Abari badamu rero baragendaga buri gihe bakajya ku gituro cya Yesu, bakajyanayo ibihumura byiza. Hano rero baragiye bahura n'umumarayika, bagiye bizinduye kare, ngo hari mu museke, at the dawn on the first day of the week, ku munsi wa mbere w'icyumweru, mu gicuku cya kare, mu museke dushyize mu kinyarwanda. Baragenda, bahageze haba igishyitsi cyinshi cyane. Hano mu cyongereza bavuga ngo there was a violent earthquake. A violent bivuga ko icyo gishyitsi cyari kije mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bwa violent, nyine rafu cyangwa se bushwanyuza ibintu byose, mbese zari imbaraga zikomeye cyane. Haba igishyitsi gikomeye kirandura ibintu byose, kimara ibintu byose, gifite ingufu zo gushwanyuza, navuga byose, kiza gisenya. Mbese dushyire mu buryo iki gishyitsi cyazaga gisenyagura ibintu byose, gisa nk'igifite umujinya n'uburakari, gikuraho byose. Ako kanya rero haza umumarayika w'Imana, aramanuka avuye mu ijuru, araza ajya kuri cya gituro cya Yesu, akuraho urutare rwari rufunze igituro cya Yesu, arukuraho, arangije cya gitare cyicaraho. Hari abantu rero b'abasirikare bari barinze iki gituro cya Yesu, barebye uwo mumarayika, basanga arabagirana, yari afite urumuri mu maso ye rwinshi cyane, n'imyenda ye yera cyane, yera ari myiza cyane. Uzi ko byagenze, abo basirikare baramurebye, bari barinze imva ya Yesu, basa nk'abapfuye, bararabagirana kubera ubwiza bw'umumarayika. Ibitangaza byarabaye, Yesu Kristo yazutse. Umumarayika ahita abwira aba badamu ati do not be afraid, ntimugire ubwoba, mwebwe mugire ubwoba, nzi ikibazanye hano, nzi ko muje kureba Yesu wabambwe. Arabwira ati ariko ntabwo ari hano, yazutse, haleluya, he is not here, he has risen. Yesu Kristo yari yazutse. Iyo ni inkuru nziza cyane. Ati yari yazutse nk'uko yabivuze, ati ahubwo ngwino murebe aho yari aryamye, n'ikimenyimenyi nimwinjire mwumva murebe aho yari aryamye. Umurambo aho wari uri ntawe ugihari, ntawe ugihari. Iyi ni inkuru nziza cyane. Marayika wo mu ijuru yazanye inkuru nziza, ahura n'abadamu b'inshuti za Yesu bari baje kumureba, baramenyereye kumuzanira ibihumura neza ngo babisige umurambo, basanga yazutse, haleluya. Yesu ubwo yari yivugiye ati nzazuka ku munsi wa gatatu. Abanzi be bari bamwishe, ndetse n'aba bamurinze bose bumvaga ko ari umutekamutwe. Yesu baramutukaga, ati wamubeshyi,
ati mugende muharinde ndetse muhafunge cyane abo banzi be bari bamwishe, muhafunge cyane n'ibintu mbese navuga ubukozo, ibintu ntamenya bishobora kuba byafunga cyane, mufunge rwose, mushyireho ibintu bikomeye cyane, cya gitare ntikivaho, muhagume intumwa ze zitamwiba kugira ngo atabeshya ngo yazutse, azuka iki. Ariko ntibari bazi imbaraga z'Imana. Abanzi be bagize isoni, abanzi be baramwaye, bamera nk'abapfuye, bagira isoni, babonye ukuri kw'Imana kubonetse. Haleluya. Mwene data sintinda, ndashaka kukubwira ngo uyu mwami twizera yanesheje urupfu, nk'uko yavuze ati nzazuka. Ni iby'ukuri, yarazutse, yarazutse, marayika yaraje, ndetse n'ikimenyetso cyarabonetse, imbaraga z'Imana zaraje ziramanuka. Igishyitsi aricyo bita earthquake cyari violent, gifite imbaraga kiza gishwanyuza byose bivaho. Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga z'Imana zimanukiye ibyawe uyu munsi wa none, imbaraga z'Imana zazuye Yesu Kristo zimanukiye ku buzima bwawe, zimanukiye kuzura ibyawe byapfuye, sinzi ibyo ari byo, ariko ziramanutse zakire. Hano kuri Pure Gold Channel tukuzanye inkuru nziza yuko ibyawe bikize, yuko ibyawe bizutse, ibyangiritse byose imbaraga z'Imana zije kubisubiranya, zije kuzura, zije kuguha ubuzima, zije kuguhera abantu ubuzima, zije kuguhera ibyawe ubuzima, urugo rwawe, ibintu byose, ministeri, bizinesi. Reka twakire kuzuka guturutse kuri Yesu. Nanjye ndimo, nanjye ibyanjye birazutse, ibyapfuye birazutse, bibaye bizima kubera kwizera no kureba kuri Yesu, kuko niwe utanga ubuzima. Ivugaho ko ibyawe bizutse, declare it, claim it, ibyapfuye byongere bizuke. Reka tubyiyatureho kandi turangiza tubivuge, tubigaruze. Ibyacu byose byapfuye bigaruke, bya bindi Satani yashwanyuje byongere byubakwe, kuko nicyo cyazanye Yesu. Yaje kuduha ubugingo kandi yaje kuduha ubuzima bwuzuye, in abundant way. Yaje kuduha ubuzima abundantly, kuduha ubuzima bwuzuye budacagase, bwinshi. Kandi akira ubuzima bw'Imana, akira umugisha w'Imana uyu munsi wa none. Tuzakomeza ubutaha. Imana ikomeze guha umugisha, ukomeze ugirirwe neza n'Imana, kandi umwuka w'Imana akomeze akumanukire, ugire ibyiringiro ko ibyawe byose bizutse. Tuzakomeza ubutaha, ugire umugisha w'Imana, kandi ndakwifuriza kuzagira weekend nziza izatangira ejo, cyangwa bamwe banayitangiye. Weekend nziza bene data, turi kumwe muri Yesu. Bye bye, ndabakunda mwese. Bye, turi kumwe mu masengesho.